Hey, what's up guys? Welcome back to our YouTube channel Malika Africa TV. Hoko mumeze neza. Uyu munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi w'umunezero, ni umunsi mushyashya ku buzima bwacu ndetse namwe mudukurikira. Rero reka dutangire tugusobanurire ibingibi utigeze wumva cyangwa utigeze umenya. Uyu munsi tugiye kubaganirira ku bushakashatsi bwagiye bukorwa butandukanye, ariko tugiye kubabwira iby'amatwi ategeze yumva, ariko amaso akabibona, ariko ntabisobanukirwe bitewe n'imiterere y'ibyo ngiye kubabwira. Gifate ugitereke ahakwiye, wagitereka ku meza, wagitereka ku ntebe, wagitereka aho ubona hakwiye ko wagitereka, ukakirambura ariko utacyubitse, ukigaritse, ariko nibigukundira neza ucyubike kuko niho ubasha gusobanukirwa neza. Ndavuga ikiganza. Icyo kiganza rero nicyo kigiye guha imiterere yawe uko uteye, yaba wowe yaba bagenzi bawe, abo uzajya ubona, uzajya umenya imiterere yabo. Tugiye kurebera hamwe rero ibijyanye n'imiterere yawe. Imiterere yawe hari iyo utajya kumenya, ariko uyu munsi ugiye kuyisobanukirwa bitewe n'imiterere y'ikiganza cyawe. Ufite ubumenyi, igihe kirageze ngo dusharinge idea, tugire ibyo tubwirana kugira ngo dukomeze twungurane ubumenyi. Icyo kiganza cyawe rero tugiye kugishyira hasi, aricyo cy'ibumoso. Ubanza urebe neza izo ntoki zawe, hari meme, mukuru wa meme, musumba zose, ukubitira rukoko. Izo zose sinzi niba ubasha kuzisobanukirwa, reka mbivuge mu buryo bwiza bwumvikana. Tugiye gufata ibiganza byacu, ari byo intoki, hariho runo rubanza, hagakurikiraho runo rujyaho impeta, hagakurikiraho rurerure, hagakurikiraho n'urukurikiraho. Mu buzima bwa muntu rero burya agira ibiganza, abantu muri rusange bagira ibiganza bitatu. Hari abagira ibiganza bimeze gutya, hari abagira ibimeze gutya, hari n'abagira ibimeze gutya. Kugira ngo bitworohere rero tugiye kubyita amazina, wabyita ABC cyangwa ukabyita ABC, uko ubyita kose, ariko ubusobanuro ugomba kubwumva. Ufite ikiganza rero giteye gutya, kino cya A nicyo duhereyeho. Meme, mukuru wa meme, usumba zose, mukubitira rukoko na nyangufi muri zo. Aha rero nujya kureba ibijyanye n'imiterere, urarebera hariya kuri meme, mukuru wa meme ariho hambarwa impeta, yegeranye na musumba zose na mukubitira rukoko. Ahangaha rero urabona yuko hasa nkaho ruriya twakwita mukubitira rukoko itaringaniye neza na ruriya rutoki rwa mukuru wa meme ariho bambarira impeta. Hari iyo bitandukanye rero, hari ubusobanuro buba buhari. Iyo umuntu ukuntu aba ateye, aba ari wa muntu ukunda gukururwa cyangwa ukundwa n'igitsina batandukanye. Akaba ari wa muntu wigirira icyizere cyane mu buzima bwe bwa buri munsi, kandi akenshi akunda kuba ari umuntu mwiza, yaba ari umukobwa yaba ari umusore, akunda kuba ari umuntu mwiza cyane mu bigaragarira amaso, kandi akunda kwishyira mu kaga cyane, akunda kuba yifitiye icyizere, kandi n'abamubona bamubonamo icyo cyizere. Ntabwo ari we gusa, kandi uzasanga ari wa muntu w'inyangamugayo, uvugisha ukuri, udaca hirya hino, kandi ibyo akubwiye akurikirana ijambo rye kugira ngo utamucishamo ijisho, kugira ngo akomeze asigasire cyangwa akomeze arinde izina rye. Ni uko nguko abantu nk'aba ngaba bateye. Naho iki cyo tugezeho, murabona yuko iki ngiki cya mukubitira rukoko cyegeranye na nyangufi muri zo, ni kirekire, kirasumba kiriya twambariraho impeta.
numubona cyangwa ari wowe ubwawe uzamenye ko uyu muntu yavamo umuyobozi mwiza, yavamo umwarimu mwiza, yavamo umunyapolitike mwiza cyane. Ni abantu baba bazi gufata imyanzuro, ni abantu baba bazi kujya inama, ni abantu baba bari seriye mu byo bakora, ni abantu badapfa kuvuga ibyo biboneye, ni abantu uzasanga muri sosiyete iyo uri kumwe nabo abababonye cyangwa nabo ubwabo baba bashaka guhita bayobora aho bageze. Niba urimo nawe uyu munsi urasanga ibi ndimo kukubwira ushobora kubyisangamo. Ni ba bantu bashobora kukugira inama, icyo bakugiriyeho inama wagikora kikaba cyiza cyane, kandi bagerageza kurwanirira ishyaka abantu bari kumwe cyangwa se abo bakorana. Abo bantu rero uzagenda ubabona, uzabacunge, nabo bariyizi, nawe uriyizi, kuko wavamo umuntu, urimo umuntu w'igitangaza cyane. Naho iki ngiki cyo mubona mukuru wa meme ariyo twambaraho impeta n'iriya mukubitira rukoko, urabona yuko biringaniye neza neza neza, ari ahegeranye na nyangufi murizo. Iyo byegeranye neza neza aba ari wa muntu udakunda kugira ibintu by'ibanga cyane. Ibanga nicyo yibagiwe, akunda kuganira. Abo bari kumwe iyo bamubonye bari kumwe bumva babohotse kuko abazi kuganira bya nyabyo. Uzasanga ari wa muntu ukunda gusetsa abantu, ukunda kubaganiriza ubuzima bwe bwa buri munsi. Rimwe na rimwe kuko abantu bakunda kumutenguha, ibyo yavuze ugasanga bigiye hanze. Akenshi akunda gufata imyanzuro avuga yuko atazongera kugira ibyo avuga bijyanye n'ubuzima bwe, ariko biranga bikamunanira iyo mutindanye. Uwo muntu rero uzagenda ubabona cyangwa nawe uriyizi. Ni uko nyine uteye, niyo miterere yawe. Ugomba kwiyakira, ugomba kuyakira, ugomba kuzajya umenya yuko nimba ari aho ugeze abantu imitima yari irushye ihita ibohoka bitewe n'ibiganiro byawe. Turi kumwe, tuzajya dukomeza tubabwira umunsi ku wundi, twungurana ubwenge, twungurana ubumenyi. Urabufite, ndabufite. Andika aho hasi muri komenti icyo wifuza ko twaganira, cyangwa nawe icyo wadusangiza bitewe n'ubumenyi ufite.